nk'amaso, abana bacu bazavuga ntuzabanogore nk'amaso. Nahashe aravuga ngo kereka nimwemera ko banogora nk'amaso y'iburyo nk'abagira igisuzuguro mu Bisirayeli hose, mu bihugu byose mukagirwaho igisuzuguro. Nayoti TV. Muri Nayoti nakagaruka tubabwira ngo mukomeze kugubwa neza, umwami Imana akomeze kubishimira, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Kuri kamera za Nayoti TV turimo kubabona mwene data kandi ugarutse kuri kamera za Nayoti TV, ongera usuhuze abakunzi ba Nayoti TV, wongera ubibwire. Ndabashuje abakunzi ba Nayoti TV, bashuje mu izina rya Yesu. Nitwa André Chrysostome. Ndi umugabo, mfite umudamu n'abana, abahungu n'abakobwa. Ndi umukristo nsengera mu itorero rya ADEPR, paruwasi ya Gatenga, ku itorero rya Murambi. Chrysostome ukomeze kwiyumva mu ikaze kuri kamera za Nayoti TV. Nakagaruka. Turongeye turasubiriye kandi. Uyu munsi wa none igiseke watekereye abakunzi ba Nayoti TV gihagaze gute? Gihagaze neza, kirimo ubuki, kirimo buri kintu cyaricyo cyose. Kirimo buri kintu icyaricyo cyose. Reka dusenge Imana wapfundurire ku gaseke, wabapfundikiriye cyangwa uhita ukabapfundurira. Uri umwami w'abami, uri igikomangoma, uri Alpha na Omega, uri itangiriro n'iherezo. Niwe watangije umurimo mwiza muri twebwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye gukomeza tuganira ijambo ryawe, mwene data hari ibyo yadutekereye, ukorere muri we kugira ngo buri muntu wese abashe gukura mwibye muri wowe, muri we, kandi binyuze muri we. Kristo Nyiringabo Imana ngaho ukomeza kuganza, turavuze ngo uri umwami w'abami, igikomangoma, tuguhaye icyubahiro kuko ushobora byose. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Tukubwira ngo imbaraga n'amavuta. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuhuje mu izina cy'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'imigisha bibane namwe bakunzi ba Nayoti TV. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 11 ku murongo w'9. Umutwe w'amagambo avuga ngo Sawuli akiza Abiyabeshi y'i Galiyadi. Yesu nashimwe cyane. Amen. Icyenda aravuga ngo nuko babwira za ntabaza bati muzabwire Abiyabeshi y'i Galiyadi muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Ngo nuko intabaza zirara zibwira Abiyabeshi baranezerwa. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Shimira Imana. Bibiliya iravuze ngo nuko intabaza zijya kubwira Abiyabeshi y'i Galiyadi yuko ejo ku gasusuruko bazagira gute? Bazatabarwa. Ngo nuko Abiyabeshi bose bagira gute? Baranezerwa. Imana ishimwe. Amen. Nongeye kunezerwa uno munsi kugaruka kuri Nayoti TV. Bibiliya iravuze ngo umurongo wa mbere biravuga ngo Nahashi w'Umwamoni ahagarara hirengeye, ahamagara Abiyabeshi bose ahamagara Abiyabeshi y'i Galiyadi, ahamagara abagore n'abagabo, ahamagara abasore n'inkumi, bateranira aho ngaho bari kumwe n'ababayoboye abakuru baho. Abakuru b'Abiyabeshi y'i Galiyadi baramubwira ngo rwose nyakubahwa Nahashi, utubabarire tugirane isezerano nawe tuzagukorera. Nahashi w'Umwamoni aravuga ngo nta rindi sezerano twagirana kugira ngo ngirane isezerano namwe, nuko mwakwemera nkabanogora nk'amaso y'iburyo, abasore banyu nkabanogora nk'amaso, abakobwa banyu nkabanogora nk'amaso, inkumi n'abasore nkabanogora nk'amaso, abagore banyu nkabashyiraho igisuzuguriro, n'abana bazabakomokaho nkazajya banogora nk'amaso y'iburyo. Abiyabeshi y'i Galiyadi bose baravuga ngo ya nyakubahwa Nahashi, witunogora nk'amaso y'iburyo, tubabarire tuzagukorera, tuzaba abacakara bawe, aho uzadutegeka tuzagikora, aho uzadutuma tuzajyayo. Ariko abagore bacu ntubashyireho igisuzuguriro, abana bacu ntubashyireho igisuzuguriro, abakobwa bacu ntubanogore nk'amaso, abasore bacu ntubanogore nk'amaso, abana bacu bazavuga ntuzabanogore nk'amaso.
Nahashi aravuga ngo kereka nimwemera ko mbanogora nk'amaso y'iburyo nk'abagira igisuzuguro mu Bisirayeli hose, mu bihugu byose mukagirwaho igisuzuguro, aho muzajya mugera hose bakabona yuko muri abapagasi banjye. Abakuru b'i Yabeshi y'i Galeyadi baravuga ngo nyakubahwa Nahashi, buturetseho iminsi 7 tujye kwaka ubutabazi, nitubura ubutabazi uzatunogore nk'amaso. Nahashi arababwira ngo ngaho nimugende, nta butabazi muzigera mubona, aho muzajya hose nta muntu uzabatabara, nta muntu uzabakura mu maboko yanjye, ni njye uzabanogora nk'amaso. Ngo ab'i Yabeshi y'i Galeyadi abo bakuru babwira abo bari basize, babwira abagabo bari basize, babwira abasore bari basize, babwira abagore n'abagabo, babwira abasore n'inkumi, barababwira ngo Nahashi tumuhaye iminsi 7 tugiye kwaka ubutabazi muri Isirayeli. Mwiyambure mwambare ibigunira, musenge iyi minsi 7 mutarya mutanywa, mwikumbagaza musaba Imana ubutabazi. Natwe aho tugiye ntabwo tuzarya, ntabwo tuzanywa, ntabwo tuzahumeka muri iyi minsi 7 kugeza tubonye ubutabazi. Ngo barahaguruka ngo baragenda, ngo baragenda ngo bagezeyo, ngo Bibiliya yavuze ngo noneho ngo basanga abantu bateranye, ngo bamaze guterana, ngo bababwira ikibazo bari bafite. Ngo bamaze kubibabwira ngo abantu bose bararira, ngo baraboroga, baravuga ngo ubu bwoko bugiye guhura n'akaga gakomeye. Ngo Sawuli yaraje ngo avuye kuragira inka mu murima, ngo azazishoreye, ngo ahageze ngo asanga abagabo bari bateraniye mu mudugudu, abagore bari bari mu mudugudu, abasore n'inkumi bari mu mudugudu, ngo asanga barimo bararira baboroga, ngo abagabo bari barize cyane, ngo amarira yivanze n'ibimyira, ngo birashoka, ngo bishoka mu bwanwa, ngo biramanuka, ngo birenga imyenda bigera hasi. Ngo noneho ngo Sawuli abibonye, ngo araboroga aravuga ngo ibi ni ibiki byabaye. Baramubwira ngo ntabwo wamenye ibyabaye, ngo ntabwo wamenye ibyabaye ku bantu b'i Yabeshi y'i Galeyadi, ngo Nahashi agiye kubanogora nk'amaso y'iburyo. Aravuga ngo noneho nimba ari uko bimeze, ubu ngubu mfashe inka zanjye 2, ngo arazifata zikatagura nk'ibice, ngo azihereza za ntabaza. Baravuga ngo mugende mu bihugu byose bya Isirayeli, mubwire buri muntu wese umuhisi n'umugenzi, mubabwire ko umuntu utazatabarana na Sawuli na Samweli ngo ajye gutabara ab'i Yabeshi y'i Galeyadi, ukuri ko inka ze nawe zizagenzwa, zizacibwamo ibice. Nagira ngo mubwira uwo n'ubutabazi bwari bugarukiye bw'abantu, niho ubutabazi bw'Imana butangiriye. Abakubwiraga ngo bagiye kukunogora nk'amaso, bakakubwira ngo nta butabazi uzabona, nubwo ubona ibigeragezo bigenda bigusunika, nubwo ubona nta murengezi, ukabona nta butabazi, ukabona nta muvugizi, mu ijuru hari umuvugizi, hari ubutabazi buturuka ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ngo intabaza ziragenda, ngo zikwira mu gihugu cyose cya Isirayeli, ngo umuntu wese wumvaga iyo nkuru, akumva ayo magambo, akumva ukuntu ab'i Yabeshi bagiye kunogorwa nk'amaso y'iburyo. Burya amaso y'iburyo niyo areba cyane, ijisho ry'iburyo niryo rireba cyane. Uzareba akaboko k'imoso n'ak'iburyo, urebe yuko bigira imbaraga zingana. Ngo abantu wese yabyiyumvagamo, ngo batabara nk'abitabaye, ngo aba bose bagenda bagira inzovu zingahe, ngo baraza baza gutabara ab'i Yabeshi y'i Galeyadi. Ngo abakuru b'i Yabeshi y'i Galeyadi ngo baranezerwa, ngo abagore n'abagabo b'i Yabeshi y'i Galeyadi baranezerwa, ngo abasore n'inkumi baranezerwa, ngo abagore bari basigaye ngo bamaze kubyumva, ngo bakuramo ibishwambagara bari bambaye, ngo barakaraba baracya,
ngo barisiga, ngo barateka, ngo bateka baririmba, baravuga ngo tubonye ubutabazi, ntabwo tukinogowe nk'amaso. Abana bacu babonye ubutabazi, ntabwo bakinogowe nk'amaso, ntabwo abakobwa bacu bakinogowe nk'amaso, kuko inabaza ngo zagarutse kubwira Yabeshi y'i Galeyadi ngo ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Niko 9 havuze. Nagiraga nkubwira ubu n'ubutabazi ukabona wari ububuriye, aho niho ubutabazi butangiriye, aho amaboko y'abantu yarakurekuriye, aho niho amaboko y'abantu, amaboko y'Imana aje kukuramirira. Yesu nashimwe cyane. Amen. Bibiliya yaravuze ngo hariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Amen. Kikagira amababi y'ibitontome, ngo nubwo imizi yacyo yaba yarashwangukiye mu butaka igaherera mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kikavunguka. Bibiliya ivuga ngo iyo cyumvise amazi ngo kirongera kigashibuka, ngo kandi kigashibuka nk'igiti kigira igiti. Hari ibintu bine biranga iki giti, ngo kigiye gushibuka, ngo gishibuka kizi neza yuko bakigambaniye bakigitegereje. Ngo kijya gushibuka, ngo iyo kigiye gushibuka, ngo kiba kizi ko abantu amaboko yagitemye akigitegereje. Icya gatatu, ngo icyo giti kigiye gushibuka, ngo gishibuka kizi neza yuko intorezo yagitemye iki gitegereje kongera kugitema. Icya kane, ngo kigiye gushibuka, ngo gishibukira mu nkovu z'aho bagitemye. Umva ijambo, gishibukira mu nkovu z'aho bagitemye, ariko kigashibuka. Iyo cyumvise amazi, iyo isezerano ryo gutabarwa risoye, utabarirwa utagombaga gutabarirwa, ugatura utagombaga gutura, ukabyara mbere y'abavuga ngo ntabwo uzabyara, ugatungira imbere y'abavuga ngo ntabwo uzatunga, ukagirira umugisha imbere y'abavuga ngo ntabwo uzahagirira umugisha. Y'isezerano risohoye, ngo yacyumvise amazi kirongera kigashibuka, ngo kigashibuka nk'igiti kikiri gito. Nagira ngo nkubwire nubwo ubona bikomeye, ukabona warabaye inzahare, ukabona waratawe, ukabona nta butabazi, ariko isezerano iyo risohoye riza rigukura aho wari uri, rigukura mu muzahare wari urimo, rikakuzahura, rikakwicaza mu ntebe. Isezerano iyo risohoye urongera ukagira umubiri nk'uw'umwana muto. Niyo Bibiliya yavuze ngo gikura nk'igiti kikiri gito iyo cyumvise amazi. Sinzi nimba unyumvise neza. Gikura nk'igiti kikiri gito, nubwo abarozi baroga nta cyabuza umuntu w'Imana gutabarwa. Ngo yakigiye gushibuka, gishibuka kizi ko bakigambaniye kugitema, bakigitegereje, ariko kigashibuka, Imana igafata amaboko ya babandi bakigambaniye ntibongere kukigambanira, igatatanya inama zabo. Imana igafata amaboko y'abavuze ngo nitugiteme, ntabwo bongera kugitema, kuko Imana iba yafashe amaboko yabo. Niyo mpamvu birivuga ngo uwo muntu azamera nk'igiti cyatewe ku mugezi, kuko isezerano ryo gutabarwa risohoye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ngo gishibukira mu nkovu z'aho bagitemye, ariko kigashibuka iyo isezerano risoye, aho wakomerekejwe, aho ngaho ni Imana yongera ikakomerera ibikomere, ikakomerera ibikomere imbere ya babandi bagukomerekeje. Abavugaga ngo ntabwo uzashaka, bakavuga ngo ugeze mu myaka 40, ugeze mu myaka 50, bakavuga ngo uriya mukobwa amaze kugira 45 yazanye ubuheza nkwano. Aho ngaho uzashaka babireba, uzabyara babireba, uzakora ubukwe babireba, uzashyingirwa babireba, uzambara agatimba babireba, uzambara imvara babireba, uzatwita babireba, uzakikira babireba, uzakira ku ibere babireba, uzaheka babireba, uzatabarwa babireba. Imana ishimwe cyane. Nubwo abarozi baguhagurukiye, ariko isezerano iyo risoye, aba barozi Imana irabacecekesha, ugatungira utagomba
mwagombaga gutunga ukazungura iby'iwanyu ubwo bavuze ngo ntago azakanagiza ibirenge iyi sezerano isoye urongera ugahabwa ibyawe mu biganza. Imana ishimwe cyane. Amen. Bibiliya yavuze ngo nuko intabaza zigaruka kubwira Abiyabeshi y'i Galeyadi yuko ejo ku gasusuruko bazatabarwa. Imana ikoherereza intabaza zize kukurengera mu kibazo. Imana ikoherereza ubutabazi ibyari bigiye kukunogora nk'amaso Imana ibinogore nk'amaso, ibyari bigiye kuguca amaboko Imana ibica amaboko, ibyari biguhagurukiye Imana ibihagurukire, ibitatanyirize ku misozi. Imana ibyaguhigaga byose igenda ibitatanirize ku misozi yo hakurya. Imana irwanya ibikurwanya, ihiga ibiguhiga. Imana igira neza, Imana ikomeye yongere kurengera. Ibiguhiga bihure n'Imana iguhetse, ibikurwanya bihure n'Imana iguhetse, abarozi bahure n'Imana iguhetse, abaterekera bahure n'Imana iguhetse, abagutongera bahure n'Imana iguhetse, imbaraga z'umwijima zihure n'Imana iguhetse, nirangiza kuguheka igutwikire ku mugongo wawe. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo hari amahirwe ya kabiri, amahirwe ya mbere yaraje apfa ubusa. Ayo mahirwe nayo wari uteze ku miryango, ayo mahirwe wari uyateze ku nshuti, ayo mahirwe wari uyateze ku bavandimwe, ariko ayo mahirwe apfa ubusa. Ariko hari amahirwe ya kabiri aturuka ku Mana, asohoza iby'Imana yavuze, akwinjiza mu isezerano, akwinjiza mu kidendezi cy'amasezerano. Hari marayika ugomba kukwinjiza mu kidendezi cy'amasezerano. Imana ishimwe cyane. Amen. Bibiliya iravuga ngo igihe wazengurukiye umusozi kirahagije. Gutegeka kwa kabiri Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo bwira Abisirayeli ngo igihe bazengurukiye umusozi kirahagije ntibakikame. Igihe kirageze kugira ngo ukikame, uhure na marayika ukwinjiza mu masezerano yawe. Imana ishimwe. Amen. Ngo hari ibyiringiro yuko bavuga ngo ntazashaka azashaka, hari ibyiringiro ko bavuga ngo ntazabyara azabyara, hari ibyiringiro bavugaga yuko azakira azakira, hari ibyiringiro bavuga ngo azicwa n'indwara atazicwa n'iyo ndwara. Bibiliya yavuze ngo nahasha aragambira, aravuga ngo aba bakobwa, aba bagore, aba bagabo, aba basore, aba bose ngiye kubanogora nk'amaso. Naba ngo barwana ishyaka, ngo bagire ishyaka, ngo bajye imbere y'Imana, baravuga ngo ntituzarya ntabwo tuzanywa kugeza Uwiteka adukuyeho kino gisuzuguriro. Imana igukuraho igisuzuguriro, Imana igukuraho igisuzuguriro abadayimoni bagushyizeho. Imana igukure mu rwobo abadayimoni bagushyizemo. Imana igukure mu maboko ya Nahashi, igushyire mu maboko ya marayika, agukomeze, akujyane, akwinjize mu masezerano. Hari amasezerano menshi wahawe, urayategereza urayabura, hari abayaziritse, ariko uyu munsi Imana yohereza intabaza ziguhereza ibyawe. Imana yohereza intabaza ku buzima bwawe, yohereze marayika aza kurebe, agufate mu biganza, akujyane, aguhungishe, agukure ku musozi w'igisuzuguriro, akujyane ku musozi w'amasezerano, asohoza ibyo yavuganye nawe. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ndoba ntagiye gufashwa, Nanjye ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Hari igihe umuntu agendana n'igisuzuguriro, akicarana igisuzuguriro, agahagurukana igisuzuguriro, ubundi Nahasi akavuga ngo uyu mukobwa ntabwo nzashakana, akagambira akavuga ngo nubwo ashatse ntazabyara. Ariko nagira ngo mwumve itangazo rivuga ngo nubwo ushatse uzabyara, kuko hari ijambo Imana yavuganye nawe ijya kukurema, iravuga ngo uzabyara, uzashaka, uzaheka, uzashyira imugongo, uzakikira kandi uzashyira ku ibere. Yesu nashimwe cyane. Abavuga ngo uzapfa uri umukene, ntabwo uzapfa uri umukene.
n'agasuzuguriro. Hari igihe ureba ukabona ibiganza byawe ntibyakira, ukabona ibiganza byawe ntacyo byakira, n'ibyo wakiriye bikayoyokera mu biganza, ugashora ugahomba, abandi bashora bakunguka, ibyo ukoze byose bikanga, ariko abitwa abanyamahanga ibyo bakoze bigakunda, bakamera nk'igiti cyatewe ku mugezi, ibyawe bikanga ibyawe bikenda, ukavuga ngo mbese mana ni ukubera iki? Ubu ni Nahashi. Ariko Imana ije kukurengera, yongere yibuka imisozi wazamutse, yongere yibuka, nagira ngo wongere kwibutsa Imana. Aba bantu b'i Yabeshi y'i Galeyadi ngo baragiye bararira, ngo barabaroga, baratakamba, ariko ngo Samweli na Sawuli baravuga ngo ubu bwoko bugomba gutabarwa. Najya ngo ngo igihe cy'ubutabazi kirageze. Igihe cy'ubutabazi kirageze. Bibiliya yavuze ngo hari ibyiringiro yuko wabwiwe yuko azabona umugisha azabona, hari ibyiringiro yuko wabwiwe azayibona, hari ibyiringiro yuko ideni ryari rikuremereye rigiye kwishyurwa, hari ibyiringiro bamwe babona gukora uhomba ugiye gukora wunguka, hariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka, kikagira amashami, kikagira amababi y'ibitontomwa, nubwo imizi yacyo, nubwo nta byiringiro bihari yuko uzatabarwa, hariho ibyiringiro biturutse ku Mana bivuga ngo uzatabarwa kuba akunze kuba umukiranutsi. Tugiye gusenga n'Imana, ariko nawe winginga Imana, mukunzi wa Nayote TV, uvuga ngo igihe nazengurukiye umusozi kirahagije, igihe kirageze kugira ngo nicare mu masezerano yanjye. Igihe kirageze kugira ngo nicare hehe? Mu masezerano yanjye. Hari igihe unywa amazi uhagaritse umutima, ukarya ibyo kurya uhagaritse umutima, uvuga ngo mbese Imana irazi? Imana irakuzi. Ntabwo Imana yakuretse, iyikureka aba niyo bahakibukwa, iyikureka isuri iba yarakurenze hejuru, iyikureka imva yawe yaramezeho ibyatsi, nubwo ubona bagufasheho ijambo, ariko ibyagufasheho ijambo Imana ije kubifataho ijambo, Imana ije kubumba iminwa y'ibyari bikwasamiye. Numara gutambuka uzahindukira inyuma yawe ubirebe ubibure, bisigara bimeze nk'amaringa. Imana ishimwe. Ngo icyo giti ngo kijya gushibuka kizi neza yuko intorezo yagitemye gitegereje, ngo kandi iyo gishibutse gishibukira mu nkovu z'aho bagitemye. Imana igutabarira aho wasebeye, Imana igutabarira aho warogewe, Imana igutabarira aho warogewe, Imana iguhera abana aho bakurogeye. Imana yongere ikuzengurira aho bakuzinze. Imana igukure ku gisasiro, bavuga ngo igisasiro ntuzakivaho, bakavuga ngo uzakigwaho. Aho ngaho Imana iba ari iguhagurukiriza mu maso y'abari bazi kutazahaguruka. Dushimiye Imana ireberera abatagira kireberera, ikarwanirira abatagira kirwanirira. Erega Imana yikuvuga ikintu ubona ugihagazemo, iyivuga ngo uzabyara ibibona uhetse, iyivuga ngo uzatwita ibibona ufite umwana mu nda. Ntabwo Imana ikurebera mu ishusho, ntabwo Imana ikurebera mu ishusho uhagazemo, ahubwo Imana ikurebera mu ishusho y'ikikuvugaho. Wowe iyo wireba mu ishusho uhagazemo, ukaba ngo iby'Imana ivuga bose izabisohoza bose babireba, nubwo batabishaka, nubwo babirwanya, nubwo ngo bazaruga, niyo baterekera, n'izi kuzimu zazukuka, nubwo amahembe yaza azaza yasubirayo. Hari marayika ushinzwe kurwanya ibitero bya Satani, hari marayika ku buzima bwawe ugiye kukwinjiza mu kidendezi cy'amasezerano. Nubwo ari watakaje ibyiringiro ukaba ngo nta kubaho, ongera wakire kubaho mu izina rya Yesu. Amen. Dushimiye Imana yatugezeho tutari kubaho, ikaguhindurira amazina, ikakwambika, ikaguhagurutsa, ikagutambutsa, ikagutambagiza. Iyo abanye nawe cya gihe cy'ubutayu bikomeye ubona
ubona nta butabazi, iyo naho yagiye nubwo uvuga ngo yabaye ikuretseho gatoya, ariko irahari igiye kukwinjiza mu isezerano yagusezeranije. Wongere wakira ubutabazi uvuye ku Mana. Amen. Akira kurengerwa n'Imana, akira ubuvugizi, akira marayika uje gusobanura ibyawe, akira marayika uje guhambura iminyururu yari ikuziritse, akira marayika ugukweye imbaraga z'abaruzi, akira marayika ugukweye imbaraga z'igisuzuguriro. Amen. Wongere wakira igitangaza kivuye ku Mana. Amen. Tugiye gusenga Imana. Amen. Twasomye Bibiliya Samweli wa mbere 11:9 arabango nuko intabaza zigaruka kubwira Abiyabeshi Galiyadi ko bazatabarwa, ariko ngo baratabawe, batabarwa bareba ubona hasi ngo ubutabazi bwaraje, ngo Sawuli na Samweli bahugurukana n'ingabo ngo baraza barwana na Nahashi, ingabo za Nahashi ziratatana ngo bahungira ku misozi itandukanye, ibyakurwanyaga Imana ibitataniriza ku misozi miremire. Amen. Ihiga ibyaguhigaga, ihiga imbaraga z'abaruti izigizeyo, imbaraga zagutunatunaga Imana izigizeyo, imbaraga za Nyabingi Imana izigizeyo, imbaraga z'ubukene Imana izigizeyo, imbaraga z'umuriganya Imana izigizeyo, imbaraga z'ubukene Imana izitatanye, izana imigisha yakugeneye yicire mu biganza byawe. Imana ihumanura ibiganza byawe, Imana ihumanura ibirenge byawe. Wongere wakire, wongere urye, wongere unywe, wongere wambare, usokere mu mbyino z'abanezerewe, kuko Imana yagukunze urukundo ruhoraho. Amen. Bibiliya ngo ko nagukunze urukundo ruhoraho, ngo nicyo cyatumye ngukuruza ineza yanjye, ngo ndakwiyegereza, ngo nzakubaka nawe uzaba wubakitse, ngo uzasokera mu mbyino z'abanezerewe, ngo uzatereza bibi ku misozi. Hallelujah. Impamvu nta yindi, iyo uri mu butayu ntawe ugutumira, iyo uri mu butayu ntawe ugukenera, ariko nta muntu ukenerwa ni mu kigeragezo. Ariko iyo Imana ivuze ngo baho, ubaho. Bibiliya yavuze ngo icyo giti iyo gishibutse gishibukira mu nkovu zaho bagitemye, ngo kigashibuka nk'igiti kikiri gito. Iyo sura bakureberamo ntabwo irejo bazakureberamo, bazakubonera mu yindi sura nshya. Tugiye gusenga. Amen. Tugiye gusenga Imana. Imana igira ibyo ihindura muri uku kwezi, kuri iyi tariki ya 4. Imana igira ibyo irema, byongere biremeke mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen. Dushimiye Imana yatugeza aho tutari kuba. Imana ikavuga ngo uzaba umumama, uzabyara, uzaheka, we wakwireba inkomoko y'iwanyu mu gisekuru cy'iwanyu, ikavuga ngo uzakora ubukwe, wareba ugasanga mu gisekuru nta wakoze ubukwe, ukavuga ngo bizaturuka hehe? Imana ikurebera aho ngaho uri mu bukwe, urimo urabukora. Imana ikavuga ngo nzagutuza Kigali, wakwireba ukareba hepfo na haruguru ugasanga naho bizaturuka. Satani nakabwira ngo ibyo ntabwo uzabibona, ariko najya mu gutangariza iri tangazo uzabibona bose babireba. Tugiye gushimira Imana igiye guhindura amateka. Biravuga ngo hari amahirwe ya kabiri, amahirwe ya mbere yaraje ku busa, amahirwe ya mbere aratambuka. Uravuga ngo kuba kwanjye birarangiye, iby'Imana yambwiye ntabwo bizasohora. Hari amahirwe ya kabiri, kuko ayo ya mbere yagiye agapfa ubusa, hari aya kabiri aje guhindura amateka, akwinjiza mu isezerano, akwinjiza mu cy'Imana yavuze. Haguruka dusenga Imana, ubwire Imana, uyibwire ngo igihe nazengurukiye umusozi kirahagije. Yesaya 10:27 avuga ngo iki? Aravuga ngo uwo munsi imitwaro baguhekeje izakuva ku bitugu, uzakurwa ku buretwa bagushyizeho, ngo ubwo buretwa buzakurwaho no gusigwa. Iyi mitwaro imaze kukuvaho, ugakurwa mu buretwa wari urimo, Imana iragusega ugacya. Uwo bareberaga muri ya sura isa nabi bakamurebera mu isura isa neza. Imana iguha amahoro n'imigisha. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye kuri umukozi wa muhanga, ugenderera ubwoko bwawe ubwumvane wa TV, ububake bongere bubakike. Abakobwa basohoreza amasezerano
abasore basohoreza amasezerano, abagabo basohoreza amasezerano, abamama basohoreza amasezerano, abantu batoya basohoreza amasezerano. Ubarinde na hashi w'umwamoni, ubarinde na hashi ugiye kwanogora nk'amaso, ubinjize mu masezerano, ubashyire mu bwehesho, ubarinde na hashi mu izina rya Yesu. Ubarinde imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Uboherereze intabaza ku buzima bwabo, umukobwa umwoherereze intabaza, umusore umwoherereze intabaza, umugabo umwoherereze intabaza, buri muntu wese yakira igitangaza mu izina rya Yesu. Uhagurutse bari ku gisasiro, ububake bongere bubakike, ineza ibane nabo mu izina rya Yesu. Uhumanure ibiganza by'abaja n'abagaragu bawe, bongere bakire ibitangaza biva mu mbaraga z'amaraso yawe. Kumaza kubana na Note TV kandi ukomeze kutwagura mu by'umwuka, twize kubikoze mu izina duse twizeye, amen. Kirisostoma, Imana iguha umugisha. Ariko tuvuga ngo umuntu washaka kukubona yakubona gute? Umuntu washaka kumbona yanshakira kuri 0788 29 84 99. 0788 29 84 99. 07 814 82 187. 07 814 07 814 187. Yego, Imana iguha umugisha, komeze kugubwa neza muri Nayoti nakagaruka tubabwira ngo shalom shalom.